Hello, mwaramutse mwiriwe muraho mwese aho muherereye murakazi neza kuri channel yacu cyangwa se channel yanje ndabiyegereje cyane kuri uyu munsi wa none ko tubana cyane mumbabarire ko ntabanjije kumenyesha abantu nyine ko ndibuze live bizabifasha kubera ko abantu nyine bakamenya ko hari gahunda ihari bagafata umwanya wabo nyine kuza kureba se cyangwa kubana nanje rero mubimbabariraho gatoya ikindi congeyeho naje hano live kandi mbafitiye umushitsi ukomeye cyane and first of all I want to apologize to my English speaking fan or friends and family because today I'm gonna be talking in my language and I am really sorry and next time I promise we'll be doing it in English and by now you guys should be able to know like what I'm doing, and if you have any questions you can always message me privately but today I just wanted to mainly focus on the speaking in a language that everyone else can understand in my community, especially with the guest that I have here. She also is from my community, and so today it's gonna all be in my language, so I'm so sorry guys. Rero mfite umutumirwa hano araza kubibwira ni ibintu nyine biri very exciting biteye nyine ibyishimo kubera ko nibwo tukimenya ko twembi turi muri no business kandi twari tuyigizemo iminsi so rero ngiye kumubereka hano turi kumwe na Ingabire Makile hari abandi bamuzi yitwa Nyasezerano ariko araza kubabwira amazina yabo yose and tubone kuja mu kiganiro bitese ni sawa urashobora kwibwira abantu nyine uwuriwe and kugira ngo bakumenye nyine nitwa uko wari ubivuze nitwa Ingabire Imakire Nyasezerano ngira amazina menshi ako yose nayanje kandi ndayakunda abantu nirihe cyane bakunda kukwita ahubwo hari n'irindi nasize kuko nko kuri Facebook nitwa Ngabire abantu benshi bazi abandi bakamenya Ingabire abandi bakamenya Imakire iritazwi cyane ni Nyasezerano ariko aya tatu yarazwi cyane yego kubera ko hari umuntu naganire nawe hano arambwira ngo rero nyine narimo yarambwiye ngo aza nkurikirana cyane nyine kuri Facebook ngo ibiganiro nkora nyine bijanye na business ngo sinzi ngo nimba nko mubana ngo nimba uzi umukobwa witwa Eme ngo nawe ngo arabikora and I was like Eme ninde noneho arambwira nyine ngo se nguzi ngo wa mu mama ngo ugira abana aba twins nyine gutyo ndamubwira yego ndamuzi nguriya ni we ndamubwira yanje si tabwo ari iryo zina I know sinzi ngira amazina menshi kandi yose arakoreshwa so iryo mbese umuntu aguyeho nijya aza kwita hano kenshi banyita Eme abo twabanye Bujumbura banyita Ingabire no ku ishuri banyitaga Imakire ako nkoresha kuri social media zanje nkoresha Ngabire iryo bazi yego oya kabisa urakaze andishimye cyane kuba uri hano nyine turi kumwe face to face kubera ko urabizi ko business yacu iri online so kuvuga ngo turi hano twembi vis-a-vis ni ibintu nyine bitangaje ukuntu so exciting none ubundi jewe ntabwo nari mbizi nyine kuba muri business nyine ino ya online dukora noneho mbona igihe wanyadinze kuri Facebook nyine na scrolling down mbona wakoranye ikiganiro n'umukobwa witwa Nadine kuri Instagram
noneho ndavuga kubera ko Nadine we ndabizi naramubonye nyine hari live ziwe nabonye n'igihe yansabye nyine ngo tuzokorane live ariko kubera ukuntu amasaha yabo atandukanye nyine ntibyakunda noneho ndavuga Nadine we ndamuzi none ko uyu umuntu we kutawe ndabona kandi tuziranye kandi tuza duhurira nyine ahantu hatandukanye ntabwo wari wigera umbwira nyine ko watangiye bizinesi naje ntabwo nanigera nkubwira twobisobanura gutuko urabizi iyi bizinesi dukora ikorerwa nyine online kandi icyo nayikundiye ntabwo ari bizinesi ugenda ubwira buri muntu wese ngo nkora kino ngo ngwino nawe ugikore ukora izi live zawe abantu bumva babaye interese yuko bakeneye nabo kubikora bakakugana bakabikora urumva noneho nje narakubonye naje birantangaza umuntu dusanzwe duhurira ahantu hose ariko byaranejeje cyane ni ukuri cyane kubera ko hari ukuntu nyine urebye mu ma business menshi asanzwe abantu it's like uza utora telefone yawe ukiri guhamagara abantu ukicara urashaka no kwicara amasaha 3 agashira 2 uri gusobanurira umuntu kuko nyine yego aba ari interested pe kuko hari abantu n'ukuri baza bambwira ati rwose I'm interested ko ndumva naje nkeneye gukora something nkeneye gukora business none please mbwira nawe nyine ukumva tukeneye kumubesha ukeneye kumubwiza ukuri kose guhari kandi abantu benshi kuko bize muri community yacu turaziranye abantu bazi papa abantu bazi mama abantu bazi umurara wanje bazi naho ntuye mama ariko ukavuga ati ibyo ari byo zose ndagerageza imbe honest kuri uno muntu mubwire ikintu icyo ari cyo cyose kubera ko ntabwo ari business ihishe turi out there turi kuri social media amaface yacu arahari rero kuko abantu bakunda gutinya ngo ni scam urumva ugasanga jewe mfashe umwanya wanje ko ndasobanurira umuntu ariko yaje kukubwira akakubwira ibindi wewe ni nk'ibihe bintu ukunda kumva nyine excuses abantu baguhereza ngo ntibaza muri business reka mbaganirizeho gatoya ndibuka njeyo kugira ngo ntangire iyi bizinesi natwite inda y'impanga birangora cyane kuvuga ngo nkore akazi gasanzwe uzi kuja mu kazi utariye ugataha kandi wagera mu rugo ntujye bwacu ugasubira utariye numvise yuko byanze akazi ndagahagarika pe nicara mu rugo icyo gihe cyose nicaye mu rugo uri mu rugo gusa atakindi kintu bituma utekereza cyane kugeza igihe nabyaye noneho nja mu kazi ko kurera impanga iho nta choice nari mfite kwicara nyine kugeza igihe abana bazokwigirira haruguru nkabona kuja mu kazi noneho muri ico gihe cyose nibwo natekereje cyane ikintu nokora haje mu mutwe imigambi myinshi ariko ntibyakunda haciye igihe abana bafite nk'amezi nk'atandatu ico gihe natangiye kubona aya mavideo y'abantu ndayabona aratambuka ntaco byari bimbwiye ariko umutima urambwira ati se ko bari gusobanura biriya bintu wagiye ukareba ibyo ari byo noneho ukazofata decision nimba nawe uzobijamo cyangwa ntubijemo nuko nico gihe uriya Nadine nyine wabonye atuye muri Belgique kandi amasaha yabo aratandukanye naramwandikiye kuri Instagram aransubize arambwira ati genda ushiremo izina ryawe kuriya kuntu nyine tuba tubabwira ushiremo na email hanyuma urashikira kuri video y'iminota 90 uyirebe je nta kazi nari mfite ndayireba ndangize kuyireba mbwira n'umugabo wanje nawe turayirebana arambwira ati ibintu bari kuvuga birumvikana kuko cyane bari abo baba bari gushinga intahe kenshi baba bageze n'ahantu yego noneho arambwira ati gikurikira agenda wishura ari 149 kandi barayagusubiza mu gihe bazayagusubiza ndayishura nja kureba ari ama video ya pre-coaching yego ndayareba stile n'ubundi mzereka umugabo wanje kuko agira amakenga agira amakenga cyane arayareba agira ati ibintu ko ndabona ari byiza ntacyo bitwaye noneho nakuriya kuntu urana iyo nyine wahisemo kubikora urana ukuntu baza bagusaba ngo ibyangombwa ngo kwijiye imyaka ndavuga ati wow business bagusaba ibi byose
business bakubwira ati n'ama W2 ushobora kuyakoresha ma tax. yego Ndavuga ati reka tubikomeze. Urumva? Ndangize kubijamo. ni yawe yo munyihanganira gatoya. it's okay Nuko ndavuga ati reka mbijemo. Maze kugeramo uko warumbajije ngese ni biki abantu nawe bakunda kukubaza, natangajwe cyane n'ukuntu nasanzemo abantu bakomeye bakoze ari amakariyeri twebwe tuza twifuza kuba. Tuza twiga kugira ngo tube aba engineer, tukiga kugira ngo tube aba doctor, tukiga kugira ngo tube aba lawyer. Sanga bari nyine bafite iriya mirimo myiza stile bakora na business. Ndavuga ati se abangaba karibo bakomeye ko baza bamara kandi bagashaka plan B ibinjiriza andi mafaranga, twebwe usanga dukora twatuzi gusa two muri company baduhemba yandi yo kwishura gusa amabire, tudashobora gutinyuka, tudashobora gutekereza kugira ikindi kintu kitwinjiriza amafaranga. Nukuri sinzi impamvu twe dutinya. Cyakora hariho ibintu byigeze kuza bitwara amafaranga abantu, ariko kandi none bakubwira ngo utange amafaranga ngo bazoguha yandi ata kintu wakoze. Ntibizumvikana. Ariko iyi business yacu baza bakubwira ati wewe uraza nurangiza ukore, nukora uzubibona. Iyo wakoze cyane ubona umusaruro mwinshi, iyo utakoze naho nta n'icumi wobona yantajyo. Ariko abantu dukwiriye kureka gutinya. Ni business y'ukuri. Ajya ama video yose baza babona nuzoza wumva yuko kuko ntabwo ari twese twakora business, ibyo ndabyemeza, ariko haba hariho umuntu wumva nyine akeneye gukora ariko ntatinyuke ngo ni ibinyoma. Bitwaye iki mugiye mushiramo amazina nka kuriya kuntu babasabye mukagenda mukareba iriya video, ntaco muhomba, ni free. Iriya webinar ari amahugurwa n'ay'ubuntu, ariko baratinya. Yego ko nukuri. Nanje urebye niyo challenge ngira, especially n'abantu nyine bo mu bwoko bwacu. Kubera ko nyine aza yicara akakubaza akakubwira ngo ese ngo nihe bitandukaniye ngo bariya nyine basikaminze abantu babatwara amafaranga menshi. Ugasanga nyine jewe ko ndakubwira ngo nko ku mufano hari abantu batakaje ibihumbi n'ibihumbi byinshi, ariko jewe nkakubwira ati ngwino utanga amadolari 149 wikorere research yawe. Kuko after umaze kuyatanga ufite iminsi 30. Iminsi 30 ni ukwezi kose. Tuvuga uyu munsi wayatanze nta mwanya ufite wo kuja kureba ya pre-coaching no kuvugana n'umucoach. Wenda uzobona umwanya muri weekend cyangwa umunsi uzoba uri off ukicara nabwo ya pre-coaching nayo nukura atwara nk'isaha n'igice kugira ngo urebe twatu video duto nyine na ya yindi nyine ndende isobanura product zose ukuntu zikora, plan nyine za business plan zazo. It takes bifata nk'isaha imwe n'igice. Je nabirebye kuri one set nishyuye amafaranga few minutes later bahita barazinyohereza ako kanya nahise nzireba, kubera nyine ukuntu nari mfite iyo drive nari mbikeneye, kubera ko nari nkeneye kumenya koko ibi bintu nimba naje nshobora kubikora. Urumva, kubera ko nyine kuko nguko wavuze naje nyine naje muri business maze kubyara umwana. Uyu mwana wanje mutoya mfite, naho umukobwa w'inshuti yanjye niwe wabimbwe, ntabwo nigeze nja kuri YouTube ngo nshiremwe amazina n'ibiki. Jewe ni umukobwa w'inshuti yanjye wabintumyemo, nguma kubona kenshi postinga nyine nkamubaza, arambwira ati wewe ni time uzo feeling uri ready, just let me know. Uzoza uzishura 149 nurangiza kuyishura, kubera yaransobanure. None nawe buri like every other day naramuhamagaraga, kubera ko numvaga nkeneye gukora something ariko sinari nkeneye gukora ikintu kizonsikaminga kikatwara amafaranga gusa. Noneho maze kuzishura, I was so glad I made that decision, kuko nanje kuko waruvuze ngo umugabo wagira makenga.
jewe umugabo wanje nta makenga agira uyagira ni jewe ngira amakenga ikintu cyose kije when it has to do with something that I don't know nza mfata umwanya nkabireba sinzi nimba maybe it has to nimba hari ico bihwanye na kariya nyine nyize twakoraga ama research tukandika impapuro nyine za ama research twakoze so every time man sinakubwira even in bank ngiye kujamo I have to do my research ngomba kugenda kareba ya ama reviews nyine abantu bandika kayasoma nimba umuntu yatanze 1 star I wanna know why umuntu yatanze 1 star ka reviewinga nyine ikibazo yari yagize kugira ngo atange 1 star nimba umuntu yatanze 4 stars I have to go see no nkaya combininga yose nkareba nyine okay can I trust uyu muntu when are having a bad day nico gituma yatanze yo 1 star ejo bundi umugabo sinzi ikintu twari ko dukora I don't even know no ndamubwira ati urashobora kumpereza information z'ahantu nyine like ahantu nyine tugira mortgage yacu ndamubwira okay papa I'm concerned mfite ikibazo they have really bad reviews umve kuko nyine natangiye ndasoma ntangira gukora research iyo bank because wakubera ko ngira amakenga ikintu cyose I have to do my research so kuvuga ngo rero igihe uwo mukobwa nawe maze gutanga ya 149 I was able to do my research kubera ko nyine nari mfite all the information zose bari bazimpaye so nkora research ndavuga okay so this is all I have to do kuko numvaga ari ibintu bikomeye kuko kw'amaguru ariko nyine maze kubireba urabona iyo umuntu nyine afite abana b'impinja like ufite baza babyuka mu gicuku like saa 9 z'ijoro nico gihe umunsi wabo ubutangiye for whatever reason kama nyicara amaze nyine kumukorera ibyangombwa byose ari aho ngaho ari maso kareba nyine hahandi kuri ya Facebook group you know abantu bamaze kuba successful kuko nguko uri kumbwira ngo abadoktere urabizi tugira hariya hari abantu bakoraga ijya mora breaker business y'amamodokari hariho umu engineer wa mama w'umu engineer nzamukurikirana cyane very intelligent baba lawyer ujya mugabo w'umu lawyer n'umugore wiwe wakoraga muri bank career ya bank ubu nyine bose baricaye ko barakora online business because it's legit hari umumama umwe iwe even if iyo agiye gutanga atuye muri New Jersey iyo agiye gutanga how transparent it is ko ntago ari ikintu cyo guhisha yishyuye amafaranga ya state na federal because nyine she makes a lot so agomba kwishyura amataxe yafashe ifoto z'amabanke nani yiwe amaceke yanditse nyine n'amafaranga yatanze for the taxes because she owns a business yiwe yabaye so successful she's able to pay the taxes muri leta so ni gute wombwira ngo ni scam kurumva nico kibazo cy'abantu bacu it's like ko ndaguhereza okay kuko wabivuze mbere ntabwo umuntu wese yokora business that's true hari abantu nyine koko they will be like no I would rather do my job nyine aka kazi twese dukora ka Monday to Friday cyangwa overnight whatever your schedule is ukumva nyine that one you are satisfied hakaba n'abandi bantu nabo they like okay I need to figure out ubundi buryo ngomba kubonamwe amafaranga urumva every time it's all about your mindset zawe ariko se why would you be so settled nukubera ko ugomba kumva ko ugomba kuba kuri no level why nukubera ko utokumva ko nawe ugomba gushakisha ubundi buryo witeza imbere nushake mamureke kumbwira ngo nushaka umbwire ngo you don't want to come muri no business basi shakishaga nawe ahandi hantu ukore something that is different than why you are doing right now kuko ndabizi yego muri societe yacu twebwe b'abanyamurenge you know hari abantu bari successful dufite aba engineer dufite aba docteur dufite
abantu baba PhD baba professors, all that they are successful people, but hariho n'abandi bantu bari kuri ground, very on the ground. And why would you wanna, nukubera iki wumva ko ugomba kuba okay, umeze neza kuri ubwo buzima? Nibyo nari nkubwiye, je maze kuyigeramo naravuze ati nimba aba bantu bakomeye gutya bakoze amakariyeri akomeye, baba bakora business, niyo mpamvu twebwe tuba tubarimite mu mitekerereze. Ntushobora kubwira umuntu yuko ashobora kugura inzu kashi, nta n'ibyo yokwemera. Ntushobora no gutekereza basi ngo nzogura imodokari y'inzozi zanje yihe nayo, kuko tuzi yuko dukora turatuzi akazi ko muri company ayo bampemba nayo kwishura amabire, ndatekereza imodokari yiki niyo ndi bugure, nubwo nzoba nifuje imodokari iri hayi ndagenda afata ideni ry'inzu niyo myaka nyine 30. Twebwe tuza tuba limite ku byifuzo biri hayi, kubera yuko tituza tu dreaming, tituza tu dream big. Kandi nk'ubu nyine nobwira umuntu uti nkeneye kuzogura inzu kashi, yavuga ati sura umusazi, amafaranga uzoyiba uzoyakura he? Ariko business nubwo utoja muri iyi ngiyi yacu, iyi ngiyi ikorerwa online, hari ama business menshi. Dukwiriye gufunguka mu mutwe, tukumva yuko dukwiriye gukora ibintu bitandukanye, tukagira indi source d'orveni. Ntabwo gusa wokora gusa muri company ngo uzi yuko dufate nk'abantu bafite ama mortgage cyane, ushobora kugwara wasiba iminsi 2 ukamumenya yuko hariho bile zimwe zitazishuka, kuko nta handi hantu ufite ushobora gukura amafaranga. Noneho ngo wagize ikibazo ho ngo wagiye muri Afrika, cyatumye uje muri Afrika uramara ibyumweru bingahe bibi, nta n'ibyo womarayo. Uzugenda uri limite iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa icumweru nutinda kugira ngo ugaruke wishure faranga z'abandi zinzu. Ariko dukwiriye kugira ibitekerezo byagutse, tugakora ntabwo gukora gusa ari muri company. Ntitukaza twumva ngo urakorera online, birasaba internet, birasaba telefone, birasaba computer, ngo twama dutinya ngo tugire ngo ni ibintu gusa by'abazungu. Biriya bakora natwe twabikora. Kandi iyi business yacu yo iriho ifite training. Hari ico batazakwigisha tacu. Iyo bakubwiye ngo ukurikize step iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iyo uhawe ukurikiza nyine kuri aba bakubwira, nukuri ntacu utogeraho tacu, kuko byose ni kuri video. Nubwo wombwira ngo ntahwaye umva icongereza, ikintu cyose bazakubwira ufite nani yawe hano, mashine yawe kurareba video hano, bazakubwira kanda hano ukahakanda, ibintu byose it's explained. Kandi cheese umuntu wese ufite umumentor, ufite umucoach, ufite na team. Ndakubwiye ngo when I mean speed dial, nimba wenda ndi gukurikirana kaga training hano kakancanga, ako kanya speed dial naba muhamagara cyangwa ingashira hehe kuri chat, kuko ari global. It's a global. Haba hari umuntu uri awake. First of all, dufite amasaha atandukanye no muri Canada, dufite amasaha atandukanye n'abantu batuye bo muri Australia, even hano muri America. Hari abantu bari muri East Coast, twe turi Central Coast, abandi bari muri West Coast. Twese dufite amasaha atandukanye. So nimba tuvuze hano muri Texas ni 5 z'ijoro, muri California wenda cyangwa biriya bice bya Arizona n'ibiki, ico gihe bari 3, somebody is awake. Aho muri Europe ubwo ngubwo ko barabyuka bari awake, so they're gonna answer you. Urumva wabaye stuck, there is always someone to answer you. No, just iyo ni team yawe gusa. No, tekereza all the team members, amachat baba bafite, akabazo kawuzuga ukamubona nk'abantu 5 barasubije. Nta mpamvu yo gutinya ikibazo gusa, tugira tuza twitinya. Tukitinya kandi natwe turashoboye. Nza ndeba nk'abantu bakomoka muri Philippines. Oh my god. Azakora video. Tunandangiza gura. Azakora video nukuri. Y'iminota nk'icumi. Ngatekere kugira ngo numve neza icyo yashatse kuvuga mu Cyongereza, bikamfata umwanya. Nanje no. Nkavuga none nimba aba bantu kandi baramashije.
ariyaminiya akaza yama yumva ko abantu bose babumva ibyo avuga nukuri kandi nabo bantu bampaye motivation yo gutangira nyine before I even nyine gusubmitinga ama forms yanje n'ibiki byose abo bantu nibo bampaye motivation ko nyine hari igihe naza mvuga oh my gosh ndamakinga sales how am I gonna make sales noneho aba bagore my god hari umwe urabona ukuntu bakora ngo 6 nyine ya story baba batanze nyine ba achieving the highest milestone bamukoresha interview oh my god I was like mana yanje uyu mugore ari mu biki ndavuga ati nukuri nimba uyu mugore yokora kandi gatekereza iyo wageze kuri ya milestone yo hejuru nyine ya indi bazagweza n'amabonus ndavuga so if she can do this none nukubera ko umuntu kanje uzi kino cyongereza cyose ni gute ntoyikora je ntaco icyongereza nzi nyine nshobora gukurikirana ari ama video ibintu byose nkabikurikirana ntabwo ndi ebo cyane gukora live muri mu cyongereza ariko nza nkora mu kinyamurenge kanza nandika no mu kinyamurenge nshobora gushira ama post yo mu cyongereza abari interesse nyine n'icyongereza kandi nabo baza banyandikira urumva ukora mu rurimi rwawe kuko hari abantu benshi bagukurikirana bazavuga ururimi rwawe kandi nabo wenda baba bari gushaka ikintu bokora kandi hari ikintu kiza kiguhereza kikakuizinga na kukuizinga ko ndashaka kuvuga iki hari ikintu ushobora gukora kubera mwene wanyu ahagikora kubera ko trustinze mwene wanyu kurusha ukuntu wenda wo trusting uri umuzungu cyangwa se uwundi muntu gusa ubonye aho ngaho ariko nkawe nzi wewe nyine ngabe ibyo bintu bamo nibi I know wenda baza bakubaza sinza mbona abandi bantu ariko noneho ko ndumva twatuvuga kimwe mbwira neza tumbeshe jewe hari umuhungu nyine wo muri Jamaica yarankurikiranye nyine arampa iwe aranampamagara no kuri Facebook arambwira ati wewe ko ndabona uri umuntu wiwacu none ga kandi hano hari amasikamu menshi none ga nyabona mbwira like ibi bintu ukora nyine biri legit niki cyane kugeza na n'ubu ngubu inza releasing live ndagira n'uzu ureba wa mbere yarambwiye ati nukuri anytime nzaba ready I'm coming because you're very transparent I know you are a real person igihe cyinshi azamvugisha imba ndi kugwana n'abana so za stop kabanza kamuga tumbabarire like I said I'm a real person mfite abana mfite umuryango bari abantu bose uzubona kuri Facebook inza postinga n'umugabo wanje n'abana banje ni family yanje so ntabwo ndi umuntu w'umusikema ngo ko ndashaka ngo kugusikeming ngo nimara mfata amafaranga yawe ngo ntabwo ndi real kandi urebye abantu tibaza bumva nane ya scams n'abantu baza biyoberanya abo bari they can send you amazina yabo ari real they can ntibashobora kuverifyinga ntibashobora no kwiyerekana n'amafesi yabo urumva so abo nibo ba scammers kandi the first thing bazakubwira ngo ubahereze identity yawe cyangwa ubahereze amafaranga ngo wawininze kino kintu ngo tanga aya mafaranga nawe nyine you have to open your eyes ariko twebwe it's a business ni business ko turakubwira ngwino wewe wenyine ubyikorere research nubona utabishoboye bagusubiza ya mafaranga yawe it's 149 idolari 149 uzitange numara kuzitanga nubona bikunaniye wandikire wa muntu wawe cyangwa umuhamagara umubwete bino bintu je ko ndabona ahubwo biba binahari rana hariya iriya link baza baguha iriho nyine kwishura haba hariho ntuze haba hariho email yabo iyo utabishimye uzuhita ubandikira si ngombwa ngo usubire kandi ngo ubwire wa muntu ngo waciye wa mentor wawe it's true actually ibyo niko kuri kandi iri monitored muri leta iri register ni business iri registre kubera ko twebwe ni opportunity yawe ku giti cyawe so it's your own business kuko nguko nyine abantu benshi bazavuga ngo ninde ngo mukorera ngo wakanda business mukora it's my own I am a business owner I do digital marketing ibintu byacu ni digital tuzata marketing ta kintu mpaindandaza tacu mfite mu rugo ngo ndabikoherereza everything is done here n'amafaranga hari amafaranga baza baguhakaza kuri wowe baza hariho abantu baza bambwira ngo ari ngo 149 ngese ngo ni wowe tuyaha
no oh yeah niba ariya nyine kandi aza covering iki training zawe Yes. na wa mukoci uganira niyo ya 149 covering noneho nawe ugomba kuza and then ugakora investment yawe kugira ngo utangire business ko ta business muri no sinzi uzuza For free. ngo uze utangire business for free unless ukaja koza amamodoka nabwo nanone uja koza Imbaraga. amamodoka uretse imbaraga uraja kugura bya bindi byo kogesha Yeah. kandi isabune ibintu byo gusprayinga so you have to put at least $50 cyangwa $100 hano uja kugura ibintu kuri Walmart ahubwo uvuze ku investinga mpita nibuka hari n'abaza bakavuga nyine ngo bagiye gutangira ariko bababwira ngo urinvestinga nyine amafaranga hari amafaranga kapitale yawe utangiza agahita yumva nkaho bihindutse ni iki kintu ni ikihe kintu na kimwe aha ku isi wokenera gutera imbere utabanza kwaza gushoramo umutahe sinzi wenda birahari twebwe tutazi birahari njewe ntabwo nzi even n'aba bantu babaye scammed cyane siko nabo baza bababwira ngo nimuzana aya mafaranga kandi barayatanga because it was kubera ko cyari ikintu kiri easy to do before yuko umuntu anabitekereza mu mutwe wiwe ngo avuge ngo mana ibi bintu mpanja gukora ni yihe ngaruka bifite kura trusting umuntu ukaguhereza amazina Chantal Rugagaza ngo uhereza amafaranga ngo hano kuri cash app cyangwa Zelle you know that money again muri bank account yanje ta kintu tabwo wagiye kugura ino telefone basi ngo uvuge ngo aya mafaranga nayatanze dore banyoherereje telefone ayo mafaranga ufashe $1,000 rirenga uyaverise muri konte y'umuntu uyoherereje cash app y'umuntu ugiye kuri Walmart ufashe n'ayandi yo kuyohererezaho on top uyoherereje somebody ugenda akayafata akayashira mu maboko yiwe ufite iki niki bagusigaye kuri ico ngicyo ariko twebwe ko turabwira abantu muze you don't have nta kintu na kimwe ugomba guselinga everything is done for you you just nibyo nayo ma product uza tubabwira zose ziri selected for you urazifata wewe nyirazo ukazikoresha you have it ukazikoresha mu rugo umuryango wawe ukazikoresha neza I love it n'ubu ngubu injenza zikoresha mu rugo I use it utegerezwa kuzikoresha nzikoresha ntabwo tuzadutinya ku investisa amafaranga wogenda ukagura imodoka ari henze urumva ariko bakubwira ngo investisa amafaranga hariya kandi uzo investisa one time rimwe business uzokora imyaka yose ukayisigira n'abana bawe yego cyakora ntago byumva kuko batarimo kandi jewe inza ngoma kubwira abantu kababwira ati uwihereze chance ntabwo uzomenya ko uzoshobora ikintu utarihereza chance utaragipima kandi ko turakubwira ngo ni amafaranga 149 $149 waremeye utanga ibihumbi 3 uhawe uzohereza muri konte y'umuntu ariko kuranga kuvuga ngo utanga $149 bazokugarurira nimba uhawe utabishaka kubera iki kubera kwitinya kubera njewe ndatekereza ko abantu bazabitinya ikindi congeho babaye comfortable babaye nabuze comfortable mu kinyamurenge mbese ariko ku bantu nyine bumva comfortable it's like ahantu uri uranyuzwe kunyugwa baranyuzwe nyine ni ukuvuga ngo nyageze hano muri Amerika mfite akazi kanje nkora kanyinjiriza amafaranga aho muri ayo mafaranga hariho hamwe mfata nkishura inzu cyangwa nkishura rente ngakora payment yanje dore nyanarangije kwishura imodoka yanje so imodoka yanje aho ngaho ko ndagura gaze mfite amafaranga yo kugura ibiryo cyangwa se baza bampa food stamps ukumva nyine nuko like you okay ariko se nk'abantu bafite nk'ama mortgage kuri uno munsi dufite imyaka 30 yo kwishura iyo mortgage inza ntekereza nk'imyaka mfite kuri uyu munsi igihe nzoja kwirangiriza nzoba ngeze muri za 60 zirenga so none je ubwo buzima nzoba mpanye enjoyinga n'ubuzima nyabaki uzoyisigira abana bawe nzoyisigira abana banje nabo bagume bishure za faranga gute
ugasanga nkuko nyine wari uvuze akazi kawe you have to show up kuri ako kazi buri munsi kugira ngo uhembwe ya ceke ituma wishyura bya bintu byose nugwara ugomba kwihangana ukagenda kuko hari utuzi tumwe tutaza dutanga ifaranga za sika urumva you have to go kugira ngo wishyure ntabana afite n'udufaranga twa saving mu buryo dushobora aluzinze nk'ako kazi afite nimba nyine agize ikibazo kakavamo tashobora kwishyura amezi atandatu yose cyangwa 2 cyangwa 3 fata kuri 2 amezi 2 cyangwa amezi 3 yewe umwanya nyine ahayirekipera ashaka kandi kazi tiwumva ko ari ibintu bibabaje dukwiriye gutinyuka tukagerageza amahirwe yacu ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe abandi banyamahanga nk'aba Nigeria abantu bakomoka muri za Cameroon muri nde ni abantu baza batinyuka ikintu cyose azagerageza amahirwe natwe dukwiriye kugerageza amahirwe kuko kwitinya ntacyo bimaze uko ni ukuri ntacyo bimaze nje narabibonye habe n'ubu nyine ejo bundi nari ndi mu kazi ariko numva ndarusha kuko mfite ikindi kintu nkora nta mpamvu yo kwibohera mu kazi naratashe kandi kujya kuntu bazakubwira ngo amezi 2 ngo urahita usiga uruhinja ngo usubire mu kazi aya ni ukuvuga ngo nzarera umwana wanje ndi gukora business yanje ninumva yuko byakunze kandi kuko urabize abarezi hano biza bigora ariko nta wanga ijana ryinjira muri uko ni ukuri ninumva yuko kandi byakunze nzakomeza akazi kanje nkomeze na business uko ni ukuri abantu ni ukuri tubakanguriye kuza muze namwe mukore research zanyu kuko natwe twazikoze ntawaje uwo mwanya ngo ahita afata amafaranga yose ngo ayagire ayohereze utarabanza kureba icyo uhaye ukora mwese ni ukuza mukareba ibirimo indani timugire ubwoba ngo se ngo abantu murabakura he cyane cyane nicyo kinteza nguma kubona abantu bambaza ngo ninza ngo simbona abantu ntuzobabona wicaye uzobabona kubera ko uhaye ukora ikintu gihesha ba bantu kukubona urumva kera hari abantu benshi baba bafite followers benshi kandi abantu bagira ni abantu bari curious abantu buriya baba bagomba kumenya icyo uri gukora igihe cyinshi babona nyine upostinga hejuru wenda y'abana bawe bwaca bakabona upostinze ngo watangiye business barakubaza kugira ngo ngaho mbwira ya business watangiye ukamubwira cyangwa ukamugampereza ngiye website anje iregistre akagenda nawe akareba byamushimisha nawe akaza nuko ni kubona abatabugenda uca kubahamagara ngo nimuze ko tuzoshiramo umuntu umwete wo gukora ikintu adafite natwe twukwama twicara hano bukira tubabwira ariko umuntu adafite umwete ntabwo yoza urumva kandi iciza cino business si income imwe gusa ubona income ubu nyine noneho dufite 5 dufite 5 dufite zimwe zo gutravelinga dufite zimwe z'izo product ukoresha mu rugo dufite zimwe z'ukuntu nyine ushobora kumakinga uwundi muntu kuba gufilinga good nyine zijya zo kohereza udukadi mbese ibintu bya coach wabaye mu coach ibyo bintu byose urabihembeka none abantu ugasanga ko baravuga ngo ni pyramid scheme ni ukuvuga ko umuntu umwe wo hejuru niwe uhaye benefitinga ku byo we uri gukora twebwe muri business yacu si uko kuko ikintu product yose ugurishije cyangwa se customer wawe wose ufite ni amafaranga yawe ni amafaranga yawe kuko we wamaze gutanga ya investment yawe so it's your own business ta wundi muntu wawe benefitinga n'abatimu members bawe bose bazagera igihe cyose igihe bahaba selling product zabo n'amafaranga yabo wewe ntaho muja guhurira nayo urumva so ni ibintu nyine byiza cyane rero ni ukuri ndishimye ko turi hano twembi tuzoguma tuze nyine tuganire ku bintu byinshi ejo bundi kwa gatatu warabonye ba launchinze iyindi ya product nyine yo gutravelinga iyo yo I'm so excited about it kubera ko iyo ni umugani wabo ngo ni amatiketi nyine
it's cheaper umuntu wese nyine yonayi affording mbese iri affordable so ku bantu nyine bo muri community yacu wenda badafite ayo mafaranga menshi wenda iyi ngiyo it's something maybe they can do so nimba wumva ko nyine ukeneye kumenya byinshi ho kuri iyo ngiyo yaje vuba aha ngaha wovuga website yawe bakaguha website nje nkoresha ni www.ngabire.com niho bashobora kwiyandikisha bakareba free webinar. Hari n'igihe bambaza ngo iyo free webinar ngo ni iki, ni amahugurwa y'ubuntu aba buri wa kabiri no ku wa kane, ni ku buntu woshaka woza mukabireba wumva yuko umutima ukubwiye ati nkomeze ukabona gukomeza. So tugira webinar ziba ziri live actually buri nyine wa kabiri no kwa kane. Hari n'igihe nyine utabona wenda umwanya wo kuvuga ngo urayizaho, zikunze kuba saa moya za hano muri Texas no muri like nka saa 11 zo muri za Canada, abantu bose bari muri Pacific. Ukaza wenyine live ukayireba live ukabaza ibibazo, nico ciza cyo kureba live. Ariko kandi udafite umwanya wo kuja kuri live urashaka kureba replay iyo bakoze uwo munsi wenda cyangwa nka last week ukareba replay yayo, ukiga nyine nawe baza basobanura business kubuhagije, baba bafite n'abantu nyine batanga testimony wenda y'iminsi bagizemo n'ibyo bayungukiyemo. Nyine nawe ugakora research yawe ugatanga ayo mafaranga amadolari $140 ukinjira. Wamara kwinjira nyine ukirebera wenyine. So nibyo rero dufite kubabwira ni ukuri mureke kwitinya, ni ibisanzwe nk'umuntu kanje udafite business background nobikora na Ngabire hano nawe udafite business background, umumama ufite abana babiri b'impanga kandi murabizi abantu bagira impanga murabizi biragoye. Naje mfite babiri ntago ari impanga ariko ni babiri kandi nkagira n'akazi ka full time, ariko kubera ko ari business yawe uyishakira umwanya wawe igihe abana bajyamye cyangwa igihe ufite aga free time kawe ukaja kuri training ukareba, ni ibintu n'ukuri byoroshe umuntu wese ashobora gukora. So mureke kwitinya, muze dufatikanye twibuilding natwe mu buryo nyine uzoza ubona amafaranga za utarinde gukorera ngo usubire ushaka kandi kazi ka kabiri cyangwa ka gatatu. Rero murakoze cyane kudukurikirana, kubera ko nyine ntari kuri machine sinshobora kureba wenda abakoze comment se cyangwa babajije. Nzoguma mbasubiza ni nsanga nyine abantu babajije ibibazo cyangwa badukurikiranye turabashimiye. Ubwo ngubwo tuzaba turi kumwe next time. Thank you so much. Thank you. Go. Addicted.